Sanga utwereka ibintu birimo mwaho. Urabibona se? Iyi ni ikaramu yanjye. Ni ikaramu yawe. Iyi nayo ni diplome. Iyo ni diplome. Ongera utwereka ngo ngwiki? Iyi ni ikaramu. Iyi ngiyi. Iyi ni diplome. Ari ibintu bavuze ngo ni slang, ibyo bintu babyita slang. Slang uzi cyari cyo? Serenge. Serenge nzi cyari cyo. Ase ubundi urashona? Ndashona. Ngo? Ndashona. Yey! Deri wa musaza wallahi. Usikufata? Ndafata. None. Niko biba bimeze. None se nubona ko nibera mu mujyi nyine? Ndafata kabisa. Ngomba kubaho nkuko abandi babayeho. None se buriya mu mujyi mubaho gute, mulengeza gute, iki niki? Ubu uri gufata fresh? Ndi gufata. Mu mujyi wahabonye gute, uhita winjira gute muri restaurant? Mujye nageze urancanga nk'umuntu mvuye mu cyaro nyine. Mutaniyongoza izo gushakisha ahantu nakura aho ndi busobanukirwaho ndahariho. Ngiye ninjirira restaurant nk'umuntu ugiye kurya. Ntego mahonda yitindaho nyine mabinda n'akazi mbona bara. Duhuye kuno mu nzira wenda turiganirira. Ese buriya mzee hano hantu muba mwibera aha muhabara habahaye usubiramo barahaduhaye. None se nyiraho nyiri kuhagura kandi akaba afite icyangombwa cy'ubutaka iyo yubatse geto yukajya kuyikodesha n'abayiguhaye. Aba yahaguhaye. Buriya ubu yiguze igice mu kwezi kose uba wayiguze. Nta kintu cyabaho ngo uyivemo kutageze. Mzee izi ndege z'i Kigali uri kuzibona gute? Nicyo wazivuga yuko mbona ziba zica uzipitisha wavuga iki? Mba nkubwirere abona ko ndi umuntu mukuru. Izi ndege z'i Kigali urangiye zirananje. Isho boy kuliki tank omeje njalo ndeko to bimba tobo otoka boy nkuko bisanzwe ni Olenga TV. Turi mu mihanda yo papa bimeze gute? Ni freshes ndakubona. Banza hano nyine turimo turitembera mu mihanda. Usa nk'uwibwira bari abantu bari kureba hari. Nitwa Muzeye François. François ngino twegera. Yajye. Mzee gase ko ndi kubona ufite utuntu tw'udukapo dufuka ikivuye he wala? Mvuye muri travail. Uvuye mu murimo. Yes. Ngwino se twigera hano nakubwiye ngo banza wibwire bari abantu bari hariya. Hagarara hano. Director ibintu ni fresh. Ntari yabanyita François. Bakwita François. Yes. Duhuye kuno uri kugenda mu muhanda uba wivuriye ku kazi kabisa. Mba niviriye ku kazi. Uvuye gukora travail. Uko biba bimeze. François ngo bimeze gute se ndakubona? Ntari nanjye ndakubona kweri. Ni amahoro ngiye banyita Olenga. Olenga. Kwagira ngo uvuka muri Kongora ku izina rya wariringara kweri. Nubundi nyine nukuvuga ngo ni nkuko bimeze. Orenge se icyo bisobanura? Sawa kabisa. Sobanura amahoro. Amahoro. Oji kabisa. Nanjye niko narimbizi kweri. None se mzee ko duhuye kuno uri kugenda iki bimeze gute akazi bimeze gute? Bana nyine mba mvuye muri travail nawe urabibona. Nuko nyine biba byagenze. Duki turi mwaho n'utuntu shiri umugore se? Utu n'udukoresho twanjye ni mahisho. Ni mahisho. Sanga utwereka ibintu birimo mwaho. Urabibona se? Iyi ni ikaramu yanjye. Ni ikaramu yawe. Iyi nayo ni diplome. Iyo ni diplome. Ongera utwereka ngo ngwiki? Iyi ni ikaramu. Iyi ngiyi. Iyi ni diplome. Kabisa n'ugukunda umurimo. Yenda gukunda bya hatari. Iyo karamu niyo diplome ubikesha iki wabigezeho gutera cyangwa wafashe umwanzuro gute? Nanze gufata imihanda nk'abandi. Mbona yuko imihanda nta kintu yangezeho mpitamo kwigira uyu mwuga. Nukuvuga ngo wowe wahise uvuga ati ngiye kugana kino kintu. Kino kintu kabisa. Kimbeshejeho n'umuryango wanjye nanjye ubwanjye kirantunze. Urabona haraho mwawe se? Naho mwawe kabisa hasi. Hasi hejuru ndakubona n'umusaza nyine ugaragara neza kabisa. Nta n'ikibazo ariko.
uyu tubonye nyine ufite ikaramu yawe na diplome yawe ariko ntabwo tuzi ngo ubikoresha iki tubwire uri mu wuhe mwuga neza yewe nkora ibintu shukura amatuwayireti imyobo y'amazi n'ibindi bijyanye n'ubucukuzi nyine urabibona ko mba mfite ipiki n'igitiyo mu kinyarwanda niko babyita kara nako nabibatije nanjye nk'uwo bigaburira cyangwa bihemba neza. Komeza urebe hariya muri kamera kabisa mzee wacu biranshimishije cyane uracukura none se nk'ubu ushobora nko gucukura nko muri metero 5 se ntazirenza buriya ariko ngera no muri 20 ugera muri metero 20 rwose ujya ikuzimu umanuka asubira uduhaye nk'urugero metero 20 twereke ni nko ushobora nko gucukura umwobo ujya hasi uva he ukagera nka he twereke kuvuga ngo waba uvuye hano ukagera hirya uriya muntu uri kuza wambaye ibitukura yesa kabisa ni fresh cyane umwuga wawe utangiye gute ese kugira ngo uze muri uyu mwuga sibyo byakugendekeye gute waravutse wisanga wabigiyemo cyangwa hari aho byahereye uvuga ati wenda naje kuza mu mujyi kuno byakugendekeye gute ugiye kubara aho byahereye byaba birebire cyane ntabwo byaba birebire tubwiye turahuye turashaka tuganire iki sibyo byahereye hehe sasa ubuzima bwangahe Kigali turashaka ubuzima wavukiye Kigali se wavukiye hehe mu ntara Nduwicyangugu none se mzee ko ndi kukubona uri hano uri muracukura sibyo papa ukambwira ko we yari umworozi ubwo gucukura n'ubworozi byahuriye hehe buri nashatse guhindura imirimo nanga kuragira wanze kuragira cyane dusobanurira byakugendekeye gute kugira ngo wange gukurikiza wenda nk'umwuga wa papa dore ko ndi kubona ufite n'imyaka myinshi se ubundi buriya ufite nk'imyaka ingahe imyaka myinshi cyane myinshi cyane kabisa okay twikomereza ikiganiro sasa rero wanze kuragira inka ubigenza gute tubwira ahantu byahereye jewe nahereye iwacu mu cyaro cy'iwacu noneho mitankomereza mu mujyi w'iwacu aho bita Kamembe ese kugira ngo uve aho mu cyaro ujya Kamembe byakugendekeye gute se mu rugo mwari mubayeho ubuzima bumeze gute ari umushumba w'inka mu rugo data noneho anyemerera inka yanga kuyimpara mpindurira nanjye nanga kuragira data yaguhaye inka arangije muramu wiwe arayinyaka ayiha muramu yes bitananga inka rero ndikomereza none se kugira ngo ayikwemerere byari byagenze neza ni nk'igihembo kuko wamukoreraga byari byagenze gute cyangwa nkuko wari umwana we wari umuhungu wari ugeze mu gihe se cyo kuguha inka wenda iki byari bimeze gute naragiye inka ari ntoya ndayirera ibyara 4 iya 5 yayinyemereye noneho muramu we aramuturaje kumushimira inka yamuhaye arangije amwongera niyo yanjye arayimuhereza kandi abizi ko yayiguhaye uburakari buramfata wangu nanjye inka ndazanga komereza iyo mu mujyi w'iwacu za Kamembe none se wagize uburakari bungana gute ku buryo wavuga ati inka bari barama ese bundi byari umuco ko umuntu ashobora kumukorera ikintu nyuma y'igihe runaka akakwitura cyane cyane ko we yari n'umubyeyi birashoboka kuko uwo unejeje wese arakwitura wowe ni nkaho wanze agasuzuguro uvuga ati ase ako ntago nabyita agasuzuguro umubyeyi aravuga ati afatira nyine icyemezo ashatse umubyeyi afata icyemezo ashatse nanjye naje kwicuza nyuma iyo nyemera ngahitamo ngatora niyo bivukana cyangwa ngatora nyina byari kungirira akamaro ariko nibonye nabyanze byose ubyanze byakugendekeye gutera wari tubwiye ko wagiye Kamembe ngezeyo nkora akazi bene aka kazi gasanzwe nkorera umuntu muri resitora bivaho umuntu muri resitora urumva waragiye se tubona resitora ukoramo nk'umuntu dusobanura uburyo none wageze i Kamembe urumva wewe urimba uri mu cyaro ukagera i Kamembe kandi Kamembe yari mu mujyi wahabonye gute uhita winjira gute muri resitora umujyi nageze urancanga nk'umuntu mvuye mu cyaro nyine mpita niyongoza izo
gushakisha ahantu nakura aho ndi busobanukirwa aho ndahariho. Ngiye ninjirira resitora nk'umuntu ugiye kurya, nigumaho ndayitindaho nyine mabinda n'akazi mbona barakampaye. Ni ukuvuga ngo baguha akazi icyo gihe, ese baguhembaga ngahe nimba atari ibanga? Wakoraga iki muri resitora? Nahataga ibirayi, gateka n'umuceri n'ibijyanye n'imboga byose, nawe urabisobanukiwe. Muri Mukuru se ntushona? Ndashona kabisa, ndafata bro. Nangiye kukwita bro, ndafata umusaza mukuru. Niko bimeze kabisa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ako kazi ko guhata ibirayi no gukora izindi mboga zose zisanzwe, imirimo ikorwa muri resitora yose twese turayizi, baguhembaga ngahe icyo gihe? Amafaranga 600. Ibiceri 600 by'amanyarwanda. Mbere zari inote 6 z'ijana. Zari inote 6 z'ijana. Ubwo uyu mafaranga nk'umuntu wari uvuye mu cyaro wayumvaga gute? Yari menshi cyane. Ni nk'uko w'iki gihe wamuhemba 60,000. Hari byari muri za 86 na 7 gutyo. 86 na 7 gutyo. Aho ni kera kabisa. Dusobanura noneho urugendo rwawe muri resitora gute? Bari kumemba ibiceri 600. Nge narabikoreye ariko buriya nkora imyaka 2. Waje kuhava gute sasa rero? Nabonye undi muturanye nawo mpimira irenze, nkajya munyweshereza umuceri, yankuye aho ngaho Kamemba njyana za Bugarama. Mwari muhuye gute? Yakundaga kutugemurira imiceri, noneho kwa tugemurira imiceri nyine akareba imikorere yanjye, ahita ntwara anyereka igishanga cye, nkajya munyweshereza akampamwe wanjye murimo. Naho natangiye kuzamukira nyine, za kubona umutandi boyi we, nkajya nzina i Kigali tugemuye, nkunda n'umujyi nyine shiduka nawugezemo. Ese we boss we mutangirana gukora nawe uwa mbere ko yagwaye 600, we yagwaye nkangahera ngo twumve ukuntu yangana? We narabaze kuko mu mezi 4 nabonaga mbona 12,000 bivuye ku mutungo yampaye wenjera ari ibyanjye. Kumunyweshereza nyine iyo yasaruraga, nanjye uwo nisaruraga nawo kuragamo 12 cyangwa karengaho. Rero sinabashije kubibara cyane kuko mbona nakoreraga nka 2,500 ku kwezi. Ni ukuvuga ngo rero ugeze mu mujyi rero dusanga utubwira ugeze mu mujyi bigenda gute? Kigali, ubwo ni Kigali? Ni Kigali. Narawukunze byatari. Nahuriye na bene wacu, turapanga turibanira. Ubwo akazi k'ubutandi boy kari gahagaze nyine. Bose nawe ahinduye imirimo, nanjye ndayihindura. Uno nisanze ndi gucukura, nicyo ushaka kumenya se? Uno nisanze ndi gucukura, rero nagiye gukorera umuntu, arapatana nkumubera umuyede, ndangije dukorana igihe kinini, najya ntekereza ati ibi bintu akora kumva membera buyede, nanjye mbikoze hari igihe nabishobora. Tangiye ncukura nkagera utusarane tw'imetero 10, genda manuka, ariko 20 ndazimanuka nta kibazo. Cyakoza ni fresh bya hatari. Faranswa, none sani Kigali mubayeho gute ubuzima iki? Hano kukire reba yara mutwereke fresh, yara ni ku birombe se uburi kwicukurira by'ababosira sangwa bimeze gute? Hano hantu ubona, hano kera bajyaga bashaka amabuye, ariko ibi birombe baze gusanga bidafite amabuye meza, kandi urabona nibuye rihanutse hariya ryakica umuntu uri aha ngaha. Hari nirihanutse hariya hakurya ryakwica umuntu uri aha ngaha. Ubu barahahagaritse ntihagicukurwa amabuye. Ni ukuvuga ngo ubu uvuye nko gukorera he? Mwe gukorera ino hirya Gikondo. Watangiye utubwira ngo ufite diplome, ufite n'ikaramu yawe. Ni ukuvuga ngo
umuntu ufite ya diplome tuziye mu mapuro ufite n'ikaramu ye afite bimufitiye agaciro nk'uko diplome yawe igitiyo cyawe n'ikaramu yawe iki kindi mucukurisha bita ipiki uravuga ati kabisa izi nizo kabisa document ni ibiki niko bimeze ariko niko bimeze rwose none se ko yikodeshereza ngakodesha kigaburira nkigaburira ukodesha mu mujyi wa Kigali sindari nganye ngenda kodesha kandi ntunze umuryango wanjye n'iwanjye mu cyaro none se nkaburiya ujya uvuga ati ukajya nko mu cyaro gusura nk'umuryango iki njyayo rwose iyo mpashye nkaronka nanjye mpanga kujya gusura umuryango wanjye. Okay, duhuye ko no mu nzira wenda turiganirira ese buriya mze hano hantu muba mwibera aha muhaba barahabahaye usubiramo hano hantu twibera tuhaba barahaduhaye se barahaduhaye none se iyo nyiraho nyiri kuhagura kandi akaba afite icyangombwa cy'ubutaka iyo yubatse geto ukajya kuyikodesha n'abayiguhaye aba yahaguhaye buriya uba uyiguze igice mu kwezi kose uba wayiguze nta kintu cyabaho ngo uyivemo kutageze kereka wikoreye ibibazo wowe ubwawe bikaba ngombwa ko bakwirukana mu mudugudu ibyo rero turabyirinda kubyirinda ni ukuhe twanga kwiba twe turakora buri munsi iyo dufite akazi mwabona se ko ntwaye nyine diplome yanjye ko bitanteye isoni se kuyitwara ntacyo byanteye isoni mzee shaka bisa abantu urasobanutse kabisa kora hano urasobanutse mzee iyi Kigali se iriterambere ry'Ikigali ryo buri kuribona gute ndibona neza rwose n'ibiceri biraboneka kabisa ibiceri biraboneka ubundi ntibiboneke nako narebye biraboneka harura atariye se biraboneka rwose nta urara atariye n'uwarara atariye yaba ariko byagenze ariko uwiteka ahora tureba ndumva biraboneka. Okay, hari slang zaje hari slang zaje z'urubyiruko bakunze kuvuga ngo zirimo zirafatana n'iki ngo ase ubundi urashona ndashona ngo ndashona dore wa musaza wallahi usikufata ndafata none niko biba bimeze none se nubona ko nibera mu mujyi nyine ngomba kubaho nk'uko abandi babayeho none se buriya mu mujyi mubaho gute murengeza gute iki n'iki ubu uri gufata fresh ndi gufata yemba ndi gufata okay ako kantu nyine ngashizemo sibyo kugira ngo numve nyine uburyo nyine ari ibintu bavuze ngo ni slang ibyo bintu babyita slang uzi cyari cyo serenge nzi cyari cyo ni ikiganiro gikunda gutuma abantu bishima serenge nayifata nk'udukoryo urebye akantu kagatwara mu gakoryo cyangwa se muri serenge se wowe n'ubyumva ko ari ibintu biba byoroshye ibintu biba byoroshye cyakoza kabisa slang zawe ariko ziranarenze oji nawe wabyumvishe se cyangwa urashona ndashona kabisa I got you bro mzee ikiganiro cyari kiryoshye cyane ariko ntabwo nagenda tutavuganye hari akantu gato ushaka kukuvugisha sibyo mzee izi ndege z'i Kigali uri kuzibona gute nicyo wazivuga yuko mbona ziba zica uzipitisha wavuga iki mbamubwirere abona ko ndi umuntu mukuru izi ndege z'i Kigali urangiye ziranancanga cyane ko najya nkunda kuzitega ngendera kuri telefone yanjye jewe umamagaye niwe nitaba ati kuzitega wapi wapi mzee kabisa uri umunyakigali fata hano chense François ahantu se bahita ngo iki kiraro duhuriyeho tunasoza ikiganiro sibyo iki kiraro duhuriyeho sa nk'utubwira
ibyaho hari nk'agastori waba uhaziho cyangwa habaye igihe kingana gute? Amaze nk'imyaka 18. Imyaka 18 wibera hano hantu? Mba hano hantu. Ubana neza kabisa, ubana neza ukabamera hano imyaka 18 wikorera akazi kawe witahira ku mahoro cyane. Abantu ikiraro se ko mbona abantu bahari bahicaye iki no kubera icyo babicaye hano bimeze gute bari kuragira n'ihene zabo Hana ahantu heza nyine ni ku mazi. Aba bana urabona baba baje kuvoma bamwe ko nubona ko hari n'uduhumbeza abahita mu gakoki ku kigega cy'amazi. Ukibona ikigega cy'amazi se aha ni mu gakoki kuvuga ngo kuvana hano muri karitsiye hirya uzamuka ukagera iyi ruguru ni mu gakoki. Hano ni mu mudugudu wa Juru, aha ni muri Murambi. Nze dusoza ikiganiro rero sibyo sa nk'usoza ubwira abantu bo kuri Olenga TV ngo mukomeze mukore subscribe kuri Olenga TV. Subscribe. Umva rero nkubwire iyi radio ukorera ndayikunda kabisa. Ngiye bura nkunda no kuyumva ariko nkunda no kuyumva rwose. Bakomeze bakataze batera imbere. Urakoze cyane kuganira natwe sibyo. Umunsi mwiza dore duhuye kwikorera ufite n'ibikoresho byawe. Ebana umurimo mwiza kabisa. Namwe ndabashimye kuba munganirije. Buri umuntu utagira umuganiriza yakifata nk'ikigome. Kubona nantinyutse cyangwa nanye nkagutinyuka twese nuko turi abagabo ndabeshye se. Nuko turi abagabo kabisa. N'abajama ariko. N'abajama oji kabisa. Power. Sawa rero ndabashimye mugira ibihe byiza. Nanjye ndakomeje nyine ngeze no mu rugo. Oji kabisa. Sawa sawa.